iyo hari ubwoko bw'amasengesho udakora kandi wari ukwiriye kubukora, ntabwo twavuga ko ubusabane bwawe, ko ubusabane hagati yawe n'Imana bumeze neza mu gihe hari ubwoko bw'amasengesho udakora kandi yakagombye kuboneka mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo iki ni kimwe mu bintu Yesu yigishije abantu. Ni ukuvuga ngo Yesu yabaga mu bantu akaza gukora umurimo mu bantu, ariko hakaza kubaho igihe yitarura akava mu bantu akajya kwihererana n'Imana mu isengesho, akazamuka umusozi. Yesu ashimwe bene data. Uyu ni mwarimu Valens ugarutse muri za nyigisho zigamije guhindura ubuzima bwawe. Inyigisho tugiye kureba uyu munsi ni inyigisho ivuga ku isengesho. Turakomeza kuvuga ku isengesho cyane kuko tuzi imbaraga isengesho rigira. Twababwiye ko isengesho rifite imbaraga zo guhindura ubuzima bw'usenga. Ntabwo umuntu winjiye mu buzima bwo gusenga kandi abikora nk'uko Imana ibishaka ubuzima bwe bushobora kuguma ko bwari bumeze. Twababwiye ko isengesho rifite ubushobozi bwo kuguhesha ibyo utari ufite. Isengesho rifite ubushobozi bwo gukuraho ikibazo cyangwa ikigeragezo cyari kiri imbere yawe kigakurwaho n'isengesho. Isengesho rifite ubushobozi, twarabibabwiye, bwo guhesha imbaraga usenga akaba yaca mu bigeragezo cyangwa mu bibazo ahagaze bwuma atagushijwe nabyo, kandi hanyuma yo kubicamo yemye akazagororerwa ndetse akazamurwa no mu buryo bw'umwuka. Isengesho rero rikozwe mu kuri no mu mwuka rihindura ubuzima bw'usenga. Rero uyu munsi ndimo ndaganira nawe ku kintu kijyanye n'isengesho. Uyu munsi tugiye kureba rero ubwoko bw'amasengesho agomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Iyi nyigisho nayo iraza kuza mu bice bibiri. Ngiye kukubwira igice cya mbere, uyu munsi ndakubwira ubwoko butandatu bw'amasengesho agomba kuboneka mu buzima bwawe. Ubundi bwoko bukurikiyeho ubwo bizagusaba kunkurikira. Niba ushaka kumenya ubwoko bwose bw'amasengesho agomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri, biragusaba gukurikira iki cyigisho ariko kazakurikira n'ikizakurikiraho. Kuko uyu munsi ndakubwira ubwoko butandatu n'ingaruka nzakubwira ubundi bwoko bw'amasengesho agomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Ni ukuvuga ngo ubu bwoko bw'amasengesho ngiye kukubwira iyo yose aboneka mu buzima bwawe nibwo twavuga ngo ubusabane bwawe n'Imana bumeze neza. Iyo hari ubwoko bw'amasengesho udakora kandi wari ukwiriye kubukora, ntabwo twavuga ko ubusabane bwawe, ko ubusabane hagati yawe n'Imana bumeze neza mu gihe hari ubwoko bw'amasengesho udakora kandi yakagombye kuboneka mu buzima bwawe. Uyu munsi rero reka tuganire ku bwoko butandatu bw'amasengesho agomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Kereka atari uw'ukuri ariko uw'ukuri. Ubu bwoko ngiye kukubwira bw'amasengesho bugomba kuboneka mu buzima bwe. Ubwoko bwa mbere bw'amasengesho agomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri ni amasengesho yo kwihererana n'Imana. Isengesho ryo kwihererana n'Imana. Ni ukuvuga ngo ntabwo nzi ubwoko bw'amasengesho ukora, imisengere yawe ntabwo nyizi, ariko mu masengesho ukora niba uri umuntu usenga ugomba kugira ibihe byo kwihererana n'Imana muri mwenyine, nta wundi muntu uhari. Ni ukuvuga ngo ayo masengesho agomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Ni isengesho ryo kwihererana n'Imana. Kubera iki isengesho rikenewe mu buzima bw'umukristo? Nuko iyo umuntu yihereranye n'Imana, we n'Imana bari bonyine, nta wundi muntu uhari. Burya nibwo umuntu abohokera gusuka imbere y'Imana ibiri mu mutima we byose. Kuko Imana, murabizi, Imana ni Imana idahishwa. Ni ukuvuga ngo ibyacu byose irabizi. Ni ukuvuga ngo ibyo dukora byose n'ibyo ducamo byose ibibibona. Bituma Imana yo ntacyo ishobora kuyihisha kuko ibinabizi utarabivuga. Niyo mpamvu iyo umuntu ageze imbere y'Imana ari wenyine n'Imana, asuka ibiri mu mutima we imbere y'Imana byose, nta na kimwe ahishe. Ikindi,
umwana w'umuntu ushobora gutinya kugira ibyo umubwira, kubera ko uvuga uti ntabimenya azajya kuntaranga mu bantu, cyangwa se ajye kunsebya, cyangwa ajye kubibwira abandi atashobora kubigira ibanga. Ariko Imana yacu ni Imana yo kwizerwa, ni umubyeyi mwiza, ni Imana igira ibanga. Ni ukuvuga ngo iyo usutse imbere y'Imana ibiri mu mutima wawe byose, Imana irabifata ikabijera neza, ntabwo ari umwana w'umuntu. Imana niyo kwizerwa. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora gusuka ibiri mu mutima we byose imbere y'Imana, ariko ntabwo ashobora kubisuka imbere y'umuntu. Ni ukuvuga ngo iri sengesho turiho ryo kwihererana n'Imana muri mwenyine ni isengesho rikenewe mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Ni ukuvuga ngo iki ni kimwe mu bintu Yesu yigishije abantu. Ni ukuvuga ngo Yesu yabaga mu bantu, akaza gukora umurimo mu bantu, ariko hakaza kubaho igihe yitarura akava mu bantu akajya kwihererana n'Imana mu isengesho, akazamuka umusozi. Ni ukuvuga ngo nawe, kandi si ukuvuga ko igihe yabaga ari kumwe n'abantu atasengaga, yarasengaga, rimwe agasengera abagomba gusengerwa, ariko hakabaho igihe abavamo akajya kwihererana n'Imana. Kandi Bibiliya iratubwira ngo tugere ikirenge mu cya Kristo. Bivuga rero ngo Yesu Kristo yatwigishije ibanga rikomeye cyane rizatuma dukomera mu mwuka. Ni ukuvuga ngo ni ukwihererana n'Imana. Iri ni isengesho rikenewe mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Ni ukuvuga ngo rero ni wowe ugomba gupanga gahunda y'aya masengesho, nta wundi muntu uzabigupangira. Ni wowe muri gahunda zawe hagomba kubamo gahunda z'amasengesho yo kwihererana n'Imana. Ibyo ni wowe uzabyipangira uyobowe n'Umwuka Wera, nta wundi muntu uzabigupangira. Ariko aya masengesho nataboneka mu buzima bwawe, ni ukuvuga ngo uzagira ikibazo gikomeye cyane mu mwuka. Tugiye kwisengera ku bwoko bwa kabiri. Reka tubanze dusome mbere yuko tujya ku bwoko bwa kabiri. Turebe Matayo 6:6. Turebe icyo havuga. Matayo 6:6 haratubwira ngo, ahubwo Matayo 6:6 haratubwira ngo, wehoho nusenga ujye winjira mu nzu ubanze ukinga urugi, uhere ko usenge so mwihereranye, ngo nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Ngo usenge so mwihereranye, hagomba kubaho kwihererana n'Imana. Rero niba utagira ibihe byo kwihererana n'Imana, ndakubwiza ukuri, ayandi masengesho yose ukora n'ibindi bintu byose ukora wibwira ko bizagukomeza mu mwuka, nibyo hari icyo bizagufasha, ariko uzahomba inyungu zituruka mu kwihererana n'Imana. Tujya ku bwoko bwa kabiri bw'amasengesho agomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Ubwoko bwa mbere bwari isengesho ryo kwihererana n'Imana. Ubwoko bwa kabiri ni amasengesho yo guterana n'abandi. Umukristo w'ukuri utavangiye agomba no kugira ibihe byo guterana n'abandi. Nubwo twabonye ko umuntu agomba kwihererana n'Imana bari bonyine ari babiri, nta wundi muntu uhari, ndetse tukabona n'inyungu zabyo, ariko hari n'irindi sengesho kandi naryo rikenewe rifite inyungu zaryo zihariye. Ni isengesho ryo guterana n'abandi. Guterana n'abandi nabyo birakenewe. Ushaka kuvuga uti se ntibyari bihagije ko nsenga njyenyine nkihererana n'Imana, ni ngombwa ko njya guterana n'abandi? Reka nkubwire, iyo umuntu adaterana n'abandi, dore ibintu ahomba. Ni ukuvuga ngo ntabwo Imana izakubwira ibintu byose. Hari ibintu Imana izakubwira ikwisangiye wowe ku giti cyawe, ariko ntabwo Imana burya ibwira umuntu ibintu byose. Hari ibyo Imana imubwira iciye no mu bandi. Ni ukuvuga ngo Imana irashaka gukora ku buzima bwawe iciye no mu bandi. Hari ibyo Imana izacisha mu bandi. Bivuga rero ngo iyo udaterana n'abandi, uhomba iby'Imana yagambiriye kukubwira cyangwa kugukorera iciye mu bandi. Ikindi kintu ugomba kumenya, burya ntabwo abantu bafite impano zimwe. Iyo uteranye n'abandi ushobora gusanga harimo abantu bafite impano wowe udafite. Nubwo ushobora kuvuga uti hari ibyo mbarusha, ariko uzasanga nabo hari ibyo bakurusha. Ushobora gusanga hari umuntu ufite impano wowe udafite, akaba yagira ibyo akungura mu buryo bw'umwuka. Ushobora kugera ku muntu Imana ikamuhira ibintu iciye muri we, iyo ntahura nawe ntari bubibwirwe. Umuntu ashobora kuza kwigisha, Imana ikavugana nanjye iciye muri we, ariko uzakureho ubwibone bwo kuvuga ngo njyewe Imana iransanga ngo ikampa ibyo nkeneye byose. Never. Ni ukuvuga ngo Imana ntishobora kuguha ibyo ukeneye byose, hari ibyo icisha mu bandi. Uku niko Imana yabikoze kugira ngo abantu bakenerane. Ni ukuvuga ngo guterana n'abandi rero ni ukuvuga ngo uzunguka iby'Imana izagukorera cyangwa izavugana nawe iciye mu bandi. Iyo umuntu adaterana n'abandi rero ahura n'igihombo gikomeye cyane. Reka dusome muri Matayo 18 umurongo wa 19 murebe ko havuga. Matayo 18 umurongo wa 19
haratubwira ngo ababiri muri mwe nibahuza umutima ngo mu isi wo kugira icyo wasaba cyose bazagikorerwa na data wo mu ijuru, ngo kuko babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye nanjye mba ndi hagati yabo. Ndagira ngo wumve isezerano Imana yahaye abantu. Ni ukuvuga ngo babiri cyangwa batatu nibahuza umutima wo kugira ikintu basaba, bafite isezerano ko Imana izagikora. Iyo uhuye n'undi muntu muri babiri cyangwa batatu mwiteranira, ubwo muba murenze umwe cyangwa babiri batatu, ngo nimuhuze umutima wo kugira ikintu musaba Imana ngo Imana izagikora. Ndagira ngo wumve ukuntu guterana n'abandi bikenewe, ngo nimuhuze umutima wo kugira icyo musaba Imana izagikora. Ndetse mu Baheburayo 10:25 niho batubwira ngo mwe kwirengagiza guterana n'abandi. Impamvu bavuga ngo mwe kwirengagiza guterana n'abandi nuko bazi umumaro wo guterana n'abandi. Nukuvuga ngo nuko umumaro wo guterana n'abandi urazwi. Nukuvuga ngo udaterana n'abandi uvuga ngo ngiye niherana n'Imana gusa ariko sinjya nterana n'abandi, wahomba. Narababwiye ngo iyo umuntu akoze ikintu abona inyungu z'icyo yakoze. Ni ukuvuga ngo icyo ukoze ubona inyungu zacyo, icyo udakoze uhomba inyungu zacyo. Ni ukuvuga ngo uramutse ukora amasengesho yo kwiherana n'Imana muri mwenyine gusa akaba ariho ugarukira, wabona inyungu z'ayo masengesho yo kwiherana n'Imana. Noneho aba amasengesho yo guterana n'abandi iyo utayakora wahomba inyungu z'amasengesho yo guterana n'abandi. Inama nakugira nuko yose wayakora, hakabaho kwiherana n'Imana, hakabaho no guterana n'abandi, ukabona inyungu zo kwiherana n'Imana n'inyungu zo guterana n'abandi. Kuko ndakwifuriza kubona ibyuzuye atari igice. Ubwoko bwa gatatu rero nibwo tugiyeho, tuvuye ku bwa kabiri. Ubwa mbere bwa rukwihera amasengesho yo kwiherana n'Imana, ubwoko bwa kabiri na amasengesho yo guterana n'abandi, ubwoko bwa gatatu rero tugiye kureba bw'amasengesho agomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Ubwo bwoko bwa gatatu rero ni ubungubu, ni ukuvuga ngo ni amasengesho azanwa n'ikintu wapanze, ikintu wapanze gukora, cyangwa se shobora kuba ari igikorwa ugiye kwinjiramo, cyangwa shobora kuba ari business ugiye gutangira, cyangwa birashoboka ko ari urugendo ugiye kujyamo. Mbese ni ukuvuga ngo hari ikintu ushaka gukora ariko ukabona ko gikenewe gusengerwa kugira ngo Imana izigaragaze muri uzabone ukuboko kw'Imana muri icyo kintu ugiye kujyamo. Ni ukuvuga ngo aya masengesho rero nayo agomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Ni amasengesho azanwa n'ikintu wapanze ushaka gukora cyangwa ushaka kwinjiramo, ukabona ko kigomba kubanza gusengerwa kugira ngo Imana izigaragaze muri icyo kintu. Muri Bibiliya hari umuntu waduhaye urugero rukomeye cyane. Hari umuntu witwa Esther, sinzi niba waramusomye muri Bibiliya. Esther yashatse kujya kubonana n'umwami mu gihe kidakwiriye. Ageze aravuga ati ibintu ntabwo napfa kubikora gusa, birasaba kubanza gusenga kuko agiye guhura n'umwami mu gihe kidakwiriye. Abona ko ibyo bintu bigomba kubanza gusengerwa mbere yo kubikora. Muri Esther 4, reka dusome muri Esther 4, Esther 4 umurongo wa 16, wumva ukuntu havuga ngo nuko Esther atuma kuri Moridekayo aramusubiza ati, genda uteranye abayuda bari Ishushani bose mwiriza ubusa mu nsabire mu mari iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa munywa, ngo nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko vuhara. Esther hari igikorwa agiye gukora, apanze gahunda zo kujya guhura n'umwami kuko hari ibyo ashaka kumubwira. Abonye rero ko ibyo bintu atapfa kubikora atabanje kubisengera. Uko rero niko binjiye mu masengesho yo kwiyiriza ubusa y'iminsi 3. Ayo masengesho kandi koko bamaze kuyakora, Esther akora cya gikorwa yashaka gukora cyo kubonana n'umwami. Byaje gucamo bigenda neza, Imana yari yigaragaje kubera ko byabanje gusengerwa. Nawe rero hari ibintu uzapanga gukora, hari urugendo uzashaka kujyamo, hari umushinga uzashaka gutangiza, hari igikorwa runaka uzashaka kwinjiramo, bigusabe kubanza kubisengera. Umukristo w'ukuri ntago ajya apfa gukora ibintu atabanje kubisengera ngo apfe kubyinjiramo. Donc abanza gusengera ibintu byose agiye gukora, ibintu byose agiye kwinjiramo, umushinga agiye gutangiza, urugero ikintu cyose agiye gukora abanza kugisengera. Umukristo w'ukuri iri sengesho rigomba kuboneka mu buzima bwe.
tugiye ku isengesho ku bwoko bwa kane bw'amasengesho agomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Ubwoko bwa kane ni ubu ngubu. Aya ni amasengesho aza atunguranye kubera ikintu wabonye, kubera ikintu wumvise, kubera ikintu wabwiwe, cyangwa se kubera ikintu wasomye ahantu ukaza gusanga kigomba gusengerwa, cyangwa se gishobora kuba ari n'icyakubayeho cyangwa cyabaye ku wundi, ariko ugasanga icyo kintu gikeneye isengesho. Ni ukuvuga ngo umukristo w'ukuri ibi bihe arabigira. Hari ikintu ashobora kumva bigahita bimusunikira gusenga kubera icyo yumvise. Hari ikintu ashobora kubona bikamusunikira gusenga kubera ikintu abonye kuko abona ko gikeneye gusengerwa. Hari ikintu ashobora kumva cyangwa kubwirwa cyangwa gusoma bigahita bimusunikira gusenga. Wumvise? Mbo hari n'ibizagusunikira gusenga ushima Imana kubera ko wenda ibyo wumvise ari byiza. Rwose. Hari abantu bahoze basenga mu iri joro basomye kuri WhatsApp ko hari amategeko yo kwirinda COVID yorohejwe. Niba abantu bicaraga mu modoka batandukanye baje gusoma basanga noneho abantu bagomba kuzajya bicara 100% imyanya yose kicarwamo. Ni ukuvuga ngo nahise mbumva barimo gusenga bashima Imana kubw'icyo kintu yakoze. Ndagira ngo wumve ushobora gukora isengesho kubw'ikintu usomye cyangwa wumvise. Gishobora kuba cyiza cyangwa kiri, gishobora kuba icyo gusengera usaba Imana ngo gikureho, cyangwa kikaba ari cyiza ugomba gukora isengesho ushima Imana. Ariko ubu bwoko tugezeho n'ubwoko bw'amasengesho umuntu akora kubera ikintu yabonye, yumvise, yabwiwe, abona ko gigomba gusengerwa. Reka tujye muri Bibiliya. Yesaya 37 umurongo wa mbere haratubwira ngo iki? Yesaya 37 umurongo wa mbere haratubwira ngo umwami Hezekiya ngo abyumvise ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, ahera ko yinjira mu nzu y'Uwiteka. Ndagira ngo wumve ikintu gitumye Hezekiya asenga, ngo hari ibintu yumvise, ngo abyumvise. Ni ukuvuga ngo atarabyumva ntabwo yari arimo gusenga, ariko Bibiliya yatubwiye ngo abyumvise, ngo ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, yinjira mu nzu y'Uwiteka. Hari inkuru yumvishe yamuteye gusenga. Reka tujyemo mu ngoma za kabiri. Mu ngoma za kabiri murebe uko handitse. Mu ngoma za kabiri 20 umurongo wa 2 n'uwa 3 ngo haza abantu babwira Yehoshafati bati, haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse Siriya. Hano hasi kuri 3 baratubwira ngo Yehoshafati aratinya, yihata gushaka Uwiteka, ategeka abayuda bose kwiyiriza ubusa. Ni ukuvuga ngo Yehoshafati nawe hari inkuru abwiwe abantu baje kumutera ngo benshi. Akimara kumva iyo nkuru ngo yihata gushaka Uwiteka. Ndagira ngo wumve isengesho umuntu akora bitewe n'ikintu yumvise, abwiwe, abonye, aciyemo cyangwa asomye kikamutera gusenga. Iri ni isengesho rigomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Nawe rero hari ibintu uzabwirwa, hari ibintu uzumva, hari ibintu uzasoma, hari ibintu bazagutelefona bakubwira inkuru, uwo mwanya uhite winjira mu masengesho bitewe n'icyo wumvise. Nk'ubu bashobora kugutelefona bakakubwira ngo umwana wawe wakoze impanuka, n'urugero. Umwanya ugahita upfuka mu gasenga ukavuga uti ngiye gusenga Imana inkiriza umwana. Hari bizagutera gusenga, ibyo ntibizabura. Ibizagutera gusenga ntibizabura. Cyangwa ushobora kumva inkuru runaka ishimishije bakavuga umwana wawe niwe bafashe yatsinze ikizamini, uwo mwanya ugahita upfuka mu gasenga ushima Imana kubw'icyo wumvise. Hari bizagutera gusenga. Ni ukuvuga ngo umukristo w'ukuri hari ibyo yumva bikamutera gusenga cyangwa abona bikamutera gusenga. Rero ni isengesho rigomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Ariko iyo atari ukuri yumva ibintu, akabwirwa ibintu, akabona ibintu, ariko akabifata gutyo gusa ugasanga nta sengesho akoze, kandi we ntiyajya gusenga Imana yajyaga kugira icyo ikora. Ariko umukristo w'ukuri iri sengesho rigomba kuboneka mu buzima bwe. Tugiye ku bwoko bwa 5 bw'isengesho rigomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Ubwoko bwa 5 bw'amasengesho agomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri ni amasengesho umuntu akora. Noneho hano ni amasengesho ukora usunitswe n'Umwuka Wera. Wumvise? Kuko habaho igihe Imana yifuza ko umuntu asenga, habaho igihe Umwuka Wera
yifuza ko umuntu asenga kubw'impamvu runaka, agahita asunikira wa muntu mu isengero, ugakora isengesho usunitswe n'umwuka wera. Ushobora kumenya impamvu cyangwa ntuzimenye. Hari igihe umwuka gusunikira gusenga utazi n'impamvu abigusunikiyemo, ariko wowe icyo ubusabwa ni ukubaha, kuko ntabwo ubuze impamvu, kuko umwuka wera abona byose, areba no mu isi y'umwuka akamenya ibihari. Ashobora kugusaba gusenga wenda bitewe n'uko hari ikintu abonye mu isi y'umwuka. Ashobora kubona igitero kije imbere yawe agashaka kugira ngo usenge gikurweho. Ashobora kubona hari umugisha waruje ariko akabona Satani yaragiye kuwuriganya, agahita gusunikira gusenga kugira ngo ubwo buriganya bukurweho, umugisha wawe ubone. Ni ukuvuga rero ngo mu bihe byawe uzajya wumva rimwe na rimwe umwuka wera gusunikira gusenga nawe utazi impamvu. Wowe icyo uzasaba ni ukugira gute? Ni ukubaha umwuka. Ubu bwoko tugezeho rero ni ubwoko bw'isengesho umuntu akora asunitswe n'umwuka wera. Asunitswe ngo abayoborwa n'umwuka. Mu Baroma 8:14 batubwira ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ugomba kwemera kuyoborwa n'umwuka. Iyo rero umuntu atari umukristo w'ukuri, hari igihe umwuka musunikira gusenga cyangwa umwuka akamusaba gusenga, ugasanga ntabwo abikoze kandi umwuka yabimusabye. Noneho mu gihe gitoya agatangira kubona ingaruka zo kutubaha umwuka wera. Umukristo w'ukuri rero iyo umwuka wera musunikiye gusenga, aba agomba kubyubaha agasenga, kandi ntabwo umwuka ajya apfa kuvuga gusa, haba hari impamvu. Umwuka azakugenderera mu buryo butandukanye. Hari ubwo azagutumaho umuntu, ashaka kugutumaho umuhanuzi akaza akakubwira ati Imana yambwiye ngo kora aya masengesho. Uba ugomba kubaha umwuka wera. Hari ubwo azaca mu bandi. Habaho n'igihe umwuka azakugendera wowe ubwawe ari nta wundi muntu yaciyemo. Wowe uragenderewe umwuka kubwire gusenga, ku buryo uzavuga ati Imana yambwiye gusenga ukora iryo sengesho. Hari n'ubwo uzumva muri wowe gusa usunikirwa gukora isengesho nta n'ijwi wumvise, ariko wumve urasunikwa gusenga. Ni ukuvuga ngo ugomba kubaha uko gusunikwa. Ni umwuka uba ugusunika gusenga, haba hari impamvu. Ushobora no kugendererwa mu nzozi. Imana igenderera abantu mu buryo butandukanye, ariko igihe cyose umwuka azajya gusunika gusenga, ugomba gusenga. Ubu rero ni ubwoko bw'isengesho bugomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Ni isengesho umuntu akora asunitswe n'umwuka wera. Tugeze ku bwoko bwa gatandatu bw'isengesho rigomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Nibyo tugiye gusorezaho uyu munsi, ibindi tuzabikomeza ubutaha. Biragusaba kuzakurikira n'icyigisho cy'ubutaha, kuko ayo masengesho tuzayakomeza no kunyigisha izakurikiraho. Isengesho tugezeho ni isengesho ryo kwiyiriza ubusa. Isengesho ryo kwiyiriza ubusa naryo ni isengesho rikenewe mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Ugomba kugira gahunda y'aya masengesho. Uti kubera iki? Ni ukuvuga ngo amasengesho yo kwiyiriza ubusa iyo agira imbaraga zirenze iz'amasengesho asanzwe. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu atagira gahunda yo kwiyiriza ubusa, hari imbaraga zo mu mwuka adashobora kugira. Hari urwego rwo mu mwuka udashobora kugeraho utagira gahunda yo kwiyiriza ubusa, kuko isengesho ryo kwiyiriza ubusa rifite imbaraga ziruta iry'isengesho umuntu asenga atiyirije. Ikindi, hari ubwoko bw'abadayimoni udashobora kwirukana hatabayeho kwiyiriza ubusa. Wumvise? Ntabwo abadayimoni bose upfa kubirukana gutyo gusa. Hari abo bisaba kubanza kwiyiriza ubusa nk'uko Yesu yabivuze. Uze gusoma muri 9:29 ureba aho Yesu yabwiye abigishwa be ngo ubu bwoko bw'ingabo ngo ntushobora kubwirukana hatabayeho gusenga no kwiyiriza ubusa. Bivuga ngo habaho ubwoko bw'ibibazo mu buzima bidashobora gukemuka hatabayeho gusenga no kwiyiriza ubusa. Hari urwego rwo mu mwuka umuntu adashobora kugeraho atiyiriza ubusa. Nubwo n'andi masengesho Imana yasubiza kandi akaba agiye afite umumaro, ariko ntabwo aganya imbaraga n'amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Ubwo aya masengesho rero nayo agomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Ugomba gufata gahunda. Ni ukuvuga mu masengesho yawe ugomba kugira gahunda yo kwiyiriza ubusa. Ushobora kuba swate rimwe mu cyumweru, cyangwa se ntabwo uzi uko uzabipanga uko umwuka azakuyobora, ariko ugomba kugira gahunda y'amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Kugira ikintu wigomwa wari wemerewe kubw'impamvu zo gusenga. Iyo umuntu asenze hari ikintu yari yemerewe yigomwe, ni ukuvuga ngo Imana irahaguruka kubw'iryo sengesho. Aya masengesho yo kwiyiriza ubusa rero ndimo nsoza nayo ari mu bwoko bune. Ubwoko bwa mbere, isengesho ryo kwiyiriza ubusa ushobora kurikora kubw'ikintu ushaka kwinjiramo. Ushobora gukora aya masengesho ukavuga uti iki gikorwa ngiye kwinjiramo kirakomeye, reka niyiriza ubusa kugira ngo nzabone ukuboko kw'Imana gukomeye muri. Nkuko Esteri ryasengesho yakoze kugira ngo ajye kubonana n'umwami, habayeho kwiyiriza ubusa. Nawe hari ibyo uzabona rero ugomba kubisengera wiyirije ubusa, kubera uburemere ubiha bigusabe kubisengera wiyirije ubusa. Ubundi bwoko bw'amasengesho yo kwiyiriza ubusa, nanone hari ikintu uzumva cyangwa uzabwirwa cyangwa se uzabona cyangwa se uzacamo
kubera uburemere ugiha ubone ko utagisengera mu buryo busanzwe, ko ugomba kugisengera wiyiriza ubusa. Gatatu, hari isengesho ryo kwiyiriza ubusa uzakora ubisubitswemo n'umwuka wera. Umwuka wera ashobora kugusaba gusenga, agapresiza uburyo ugomba kubikora, akakubwira gusenga wiyirije ubusa nacyo akacyongeraho, ku buryo uramutse ubikoze utiyirije ubusa bitagira icyo bitanga, kuko umwuka yakuyoboye kwiyiriza ubusa. Hari ukwiyiriza ubusa umuntu akora ayobowe n'umwuka wera. Noneho kane ni gahunda isanzwe yo kwiyiriza ubusa umuntu agira. Ni ukuvuga ngo buri muntu agomba kugira gahunda yo kwiyiriza ubusa. Ntushobora kuvuga ni ngewe wenda kuwa kabiri no kuwa gatanu nkiyiriza ubusa, nawe ufite iminsi yawe cyangwa se ufite iminsi uzafata. Iyo ni gahunda isanzwe, byo ntabwo bigomba ngo umwuka yansunitse cyangwa ngo hari icyo nabonye cyangwa ngo hari ibyo ngiye kwinjiramo. No, hari gahunda ya buri yo kwiyiriza ubusa umuntu agira. Buri wese arayigira. Utayigira rero, umuntu utagira gahunda yo kwiyiriza ubusa, ni ukuvuga ngo uyu nguyu ntabwo ari umukristo w'ukuri, kuko umukristo w'ukuri mu masengesho ye habamo no kwiyiriza ubusa. Imana iguha umugisha rero. Ubu nibwo bwoko bw'amasengesho 6 tubonye agomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Ngiye kugusengera, ariko biragusaba kugira ngo n'inyigisho ikurikiyeho uzayikurikirane, kuko nzababwira ubundi bwoko bw'amasengesho agomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Reka nkusengere kugira ngo Imana igushoboze kugira ngo aya masengesho aboneke mu buzima bwawe. Imana ishobora byose, Imana ikiranuka, Imana yera, nsengeye uyu mukozi wawe unkurikiye, yumvisha ubwoko bw'amasengesho agomba kuboneka mu buzima bwe. Birashoboka ko aya masengesho atajyaga yakora kandi akenewe. Niyo mpamvu Mana wowe umugiriye ubuntu akumva iyi nyigisho, ndasaba kugira ngo umufashe, umuhe imbaraga, umushoboze Mana, kugira ngo aya masengesho yose aboneke mu buzima bwe, kuko nawe azahagarara nk'umugabo wo guhamya imbaraga zo gusenga. Ndagushimiye ko ugiye kubimufashamo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.